Showbiz News Rwanda. Umuhanzikazi Clarisse Karasira uzwi mu ndirimbo zirimo Ndagukunda, Ntizagushuke, Njye Nawe n'izindi zubakiye ku muco n'ukwemera, ari mu byishimo nyuma kwibaruka umwana we wa kabiri w'umuhungu yise Kwema Wright Fitzgerald. Uyu mwana yavutse asanga imfura yabo yitwa Kwanda w'imyaka 3, yabyaranye n'umugabo we Ifasha nayo Sylvain Joy, bashyingiranwe muri 2021. Kuri wa gatatu tariki ya 9 Nyakanga 2025 Clarisse yagaragaje aya makuru abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yashyizeho ifoto igaragaza intoki z'abantu bane ize n'uzi umugabo we, imfura yabo ndetse n'iy'uwo mwana wavutse. Aya namakuru tugiye kugarukaho muri aka kanya, ndetse kandi ku rundi ruhande hari inkuru mfite n'ubundi nshaka ko tubanza tukaganiraho by'umunota umwe cyangwa se amasegonda gusa. Ni inkuru y'umuhanzi wo muri Uganda ufite inkomoko mu Rwanda witwa Laika. Umuhanzikazi Laika akabasabye abagabo gufasha abagore babo gusa neza babaha amafaranga. Mu Nyarwandakazi rero ukora umuziki muri Uganda, umuhoza Laika yasabye abagabo bose n'abasore bashaka gukundana kujya bashyigikira abagore babo mu buryo bw'amafaranga no kubitaho, kuko ari byo bituma abagore babo bahinduka ab'inzozi izabo. Mu kiganiro aherutse kujyana n'itangazamakuru ryo muri Uganda, Laika yavuze ko iyo umugabo afashe neza amuha ibyo akeneye birimo no kumufasha mu buryo bw'amafaranga, ari wo umugore arushaho kuba mwiza akanamubera uwo yifuzaga. Ariko nawe nagira ngo tubiganireho, ese koko ubona kugira ngo umugore abe mwiza bigomba kugirwamo uruhare n'umugabo we, cyangwa se ubwiza burarivukanwa, ubwiza ni karemano? Ubwo ni igitekerezo cyawe nshaka kuri uyu munsi kugira ngo uze kudusangiza muri comments. Ibi ngibi rero mite nabivugaho gato yabivuze ubwo yari mu kiganiro nyine n'ubundi n'itangazamakuru. Ni umuhanzikazi aho yagize ati, niba ushaka umugore wawe usa neza, uteye neza kandi ukeye, ugomba kumwitaho no kumushyigikira, icyo gihe nibwo aba uwo wifuzaga. Yongeyeho kandi ko n'abagore bagomba kwiyitaho no kwimenya, kuko uko basa ibyo bintu ari byo bya mbere bikura abagabo. Ati nk'umugore uko usa ni ingenzi cyane, kuko nicyo kintu cya mbere umugabo abona. Laika yavuze icyo ashingiraho mu guhitamo umugabo. Ibyo ntabwo turabigarukaho kubera ko n'ubundi Laika ntabwo ari umuntu dusanzwe tuzi cyane hano mu Rwanda, ntabwo ari umuntu dukunda kugaruka cyane. Ariko nanone ni icyo gitekerezo cyawe nashakaga, se kuko kugira ngo umugore abe mwiza cyangwa se umugore agaragare neza, umugabo agomba kubigiramo uruhare cyangwa se ubwiza buravukanwa? Tubwire igitekerezo cyawe muri comment. Tugarutse rero kuri iyi nkuru ya Clarisse Karasira kuwa 27 Kamena 2025 nibwo Clarisse yatangaje ko agiye kwibaruka umwana wa kabiri. Icyo gihe yatangaje inkuru yifashishije amashusho yashyize hanze ari kumwe n'umugabo we w'umwana wabo bise Kwanda w'imfura. Yaherekeje amagambo agaragaza ko ashimiye Imana imirimo iri kugenda ikora mu buzima bwe ndetse n'umuryango we. Ati, murebye Uwiteka yakoze, bakundwa, umuryango wacu uri kwaguka, turitegura undi mwana vuba cyane. Uwiteka yakoze ibintu bidasanzwe kuri twe, natwe twuzuye ibyishimo. Kwema yaje akurikira Kwanda, Clarisse na Jile. Uyu yavutse mu ijoro ryo kuwa tariki ya 13 Kamena 2022 mu bitaro bya Nathan Light Mercy Hospital biherereye mu mujyi wa Portland muri Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Clarisse Karasira yarushinze na Ifasha bayo Sylvain Joy mu muhango wabereye kuri Christian Life Assembly cyangwa se SLA, urusengero ruherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali tariki ya 2 Gicurasi 2021. Clarisse Karasira rero na Ifasha bayo bahuye muri 2017 mu gitaramo cyo kwibuka umuhanzikazi Kamariza. Ifasha bayo wari mu ikipe itegura iki gitaramo yahuye na Karasira ubwo yaragiye kukimutumiramo. Ubucuti bwabo butangira ubwo ubucuti bwabo bwarushagaho kwaguka, ni nako Ifasha bayo yagendaga afata izindi nshingano nko gufata umukunzi we by'umuziki, akamufasha mu by'umuziki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngaho nguko rero ubwo n'ibyishimo mu muryango wa Clarisse Karasira. Ari mpamvu nanababwira buti mubabwire muti congratulations Clarisse Karasira, nimba mukunda umubwire uti congratulations kubw'imfura yawe ndetse kandi kubw'umwana wa kabiri wibarutse. Ndabakunda cyane, nitwa Florence, kore subscribe na follow kugira ngo tuzagicikwa umunsi ku munsi. Izi kandi n'izindi nkuru twagiye dukora mu minsi yashize. Jyana umukundo rwa Kimenyi Yves na Muyango rukomeje kugerwa imijugujugu. Nimwe muri kapo zavuzwe cyane guhera mu 2019 ubwo Kimenyi Yves we ubwe yemezaga ko ari mu munyenga w'urukundo na Miss Muyango Uwase Claudine. Nyuma y'igihe byabo bihishwahishwa ko bakundana, ariko nta n'umwe ubyemera cyangwa ngo abihakana. Ibyuko bakundanaga byajyaga hanze. Kimenyi yabwiye itangazamakuru ko ari mubyara we watumye amenyana na Miss Muyango. Iby'urukundo rwabo byakomeje gushimangirwa n'amagambo bakundaga kubwirana bifashishije imbuga nkoranyambaga, bikomeza kwerekana ko byanze bikunze urukundo rwabo ruzagera kure. Tariki ya 19
Werurwe 2020 ubwo Muyango Claudine abaye nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda muri 2019 yizizaga isabukuru y'amavuko. Icyo gihe Kimenyi yigomye ibitotsi ageza saa 6 z'ijoro ategereje ko urushinge rw'isaha rwinjiza umunsi kuri iyi tariki, maze yifashishije Instagram agena umukunzi w'ubutumwa bwuzuyemo amarangamutima ndetse n'amagambo y'urukundo. Ati ntabwo uri umukunzi wanjye gusa, ahubwo uri inshuti magara nagize ikomeye kuva nabaho, kukugira nicyo kintu cyiza cyambayeho kuva navuka. Uyu munsi ni wo wavukiyeho, nkwifurije kugira umunsi mwiza, ugira umunsi mwiza cyane, ndagukunda minsi wanjye. Gayo nguko rero iyi ni Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira ngo tuzajya ucikwa umunsi ku munsi n'amakuru tugenda tubagezaho y'imyidagaduro. Uko Muyango na Kimenyi bamenyanye mbere yuko bigera kuri uyu munsi batameranye neza. Muyango yigeze kubwira abanyamakuru ko bwa mbere amenya Kimenyi hari muri Mata 2019, ngo muri iyo minsi ajya kureba umukino wahuzaga Rayon Sport na APR FC Kimenyi yakinagamo icyo gihe, ngo yirebere n'amaso uwo musore wavugwaga cyane. Muyango ati simvugo wahamagaye undi bwa mbere, gusa twavuganaga ibintu bisanzwe, twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga. Hagati mu munsi twavuganaga gake, ariko akaba azi ko izo saa tubyuka tugasenga buri munsi, tuba inshuti zisanzwe tutarabonana. Twari inshuti nta kindi cyari kibyisha inyuma. Duhura bwa mbere yanyuze ahantu nari ndi mu birori by'isabukuru, aje kundamutsa ntiyahamara n'umunota umwe. Muyango yavuze ko yashidutse bakundana ariko atibuka uko byagenze, baza kwinjira mu rukundo bya nyabyo muri Kamena hafi Nyakanga 2019. Ati yari yaratandukanye n'umukunzi we, kandi nanjye hari hashize amezi arenga 3 ntandukanye n'umusore twakundanaga. Urukundo rwa bombi rwageze aho rurenga ubushuti n'umubano usanzwe. Kuva muri 2020 biyemeza kubana mu nzu imwe. Kimenyi na Muyango umunyenga w'urukundo byatangiye kuwa 28 Gashyantare 2021. Kimenyi yateye ivi yambika impeta ya fiançailles, Muyango amusaba kumubera umugore, undi ntiyazuyaza nawe arabyemera. Muri Nyakanga 2021 hagiye hanze amashusho agaragaza ko Muyango kuri we, ndetse kuwa 21 Kanama 2021 bibarutse imfura y'umuhungu yiswa Kimenyi Miguel Yanis. Tariki ya 16 Ukuboza 2023 Muyango yakoze ibirori byo gusezera ku rungano cyangwa se bride shower yahuriyemo n'abakobwa n'abagore b'inshuti ze barimo DJ Brian, Ingabire Habiba ndetse n'abandi batandukanye. Muri ibi birori Muyango Claudine yasomye ubutumwa yandikiwe na Kimenyi yiva agira ati warakoze cyane mukundwa ku myaka yose ishize, uri umugore mwiza ntigeze ndota ko nzagira, sinjye uzabona umunsi wo kurushinga ugeze, ndagukunda cyane kandi ugira umunsi mwiza. Aba bombi basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyarugenge kwa 4 Mutarama 2024. Kimenyi yive yahekejwe n'abarimo mushiki we, umubyeyi we, inshuti naho bakinanaga icyo gihe muri AS Kigali. Muyango Claudine na Kimenyi Yves ubwo binjiraga mu cyumba basezeraniyemo bahawe impundu n'ababyeyi bari buzuye umunezero. Barushinze tariki ya 6 Mutarama 2024. Urukundo rwa bombi rugitangira rwagaragaza ibimenyetso byo kuramba. Muyango na Kimenyi Yves kuri ubu ngubu ntabwo bameranye neza. Mu mpera za 2024 hatangiye guhihiswa inkuru y'uko mu rugo rwa Muyango na Kimenyi bya bitameze neza, ariko bombi bakaryumaho bakerekana kumba nkoranyambaga ku rugo rwabo ari nta makemwe. Izi nkuru zambukiranije umwaka wa 2026 kumba nkoranyambaga, benshi bakavuga ko ibya bombi bitameze neza, ariko bagakomeza kwerekana ko ari amagambo y'abashaka kubasenyera. Byarakomeje bakomeza kotswa igitutu. Icyo gihe akenshi Muyango yagaragaraga yasohotse wenyine ahantu hatandukanye, n'amagambo babwiranaga kumba nkoranyambaga agenda akendera gahoro gahoro. By'umwihariko ku munsi wahariwe abakundanye wizizwa kwa 14 Gashyantare buri mwaka, wasangaga imitomo icicikana hagati yabo. Uyu mwaka ubwo wizizazwa siko byo byari bimeze. By'umwihariko ku munsi wahariwe abakundanye wizizwa kwa 14 Gashyantare buri mwaka, wasangaga imitomo icicikana hagati yabo. Uyu mwaka ubwo wizizagwa siko byagenze kuri aba bombi, kuko nta n'umwe muri aba wigeze wifuriza undi umunsi mwiza nk'uko byajyaga bigenda mu myaka yashize. Ibi nabyo byatumye abantu babakeka amababa, bakavuga ko ishyamba ritakiri ryero, ko nta kabuza batandukanye. Ikiganiro yagiranye na BNB Kigali tariki ya 20 Werurwe 2025, Kimenyi yavuze ko amakuru y'uko batandukanye atariyo, kari ibiwa kandi urukundo rwabo rudapimirwa ku mbuga nkoranyambaga. Ati iwacu bihora ari ibyishimo, kuba ntaramwifurije isabukuru nziza ku mbuga nkoranyambaga ntaho bihuriye no kuba twaratandukanye. Duhora mu byishimo, ntabwo umwe ashyira undi ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ari isabukuru cyangwa se ari icyabaye. Uyu mugabo yakomeje avuga ko impamvu bamaze iminsi badasangiza abakurikira ibihe byabo byiza by'urukundo nk'uko byajyaga bigenda mu minsi yashize, ariko hari ibindi bintu bari gutegura kandi abantu bazamenya vuba. Ati twebwe mu rugo iwacu bihora ari isabukuru, umunsi w'abakundana ndetse n'umwaka mushya, nta yindi mpamvu.
hari ikintu tuba turi gutegura mu minsi iri imbere. Abatekereza ko twatandukanye ntabwo bishoboka, bareke kubitekereza gutyo rwose. Ibi byose Kimenyi yabivugaga mu gihe Muyango yari amaze iminsi mike yizihije isabukuru y'i Burayi. Icyo gihe kwa 19/2025 uyu mugore yizihiriza isabukuru ye mu Bufaransa. Ubwo yakoraga ibiro byo gusezera ku rungano, Muyango yasomye ubutumwa busize umunyu yari yoherejwe na Kimenyi Yves. Urukundo rwabo kuri ubu munsi rwageze ku manga. Utera ijisho ku mbuga nkoranyambaga nta n'umwe muri abo ukurikira undi, n'amafoto bari bahuriyeho barayasibye kuri izi mbuga. Bwa butumwa boherezanyaga nabwo bwarayoyotse burundu. Hari amakuru avuga ko ngo bajya gutandukana babanje kubana mu nzu, umugore adahindukirira umugabo, Kimenyi aza kwivumbura ajya kurara mu cyumba cye. Bivugwa ko Muyango avuga ko Kimenyi yagiranaga umubano udasanzwe na Keza Trisky uri mu bagore bategura ibirori mu tubari, ariko Keza aheruka kubyamaganira kure. Keza yavuze ko urugo rwa Muyango na Kimenyi rwasenywe na DJ Brian. Hari n'andi makuru avuga ko DJ Brian na Muyango baba bararyamanye. Mu kiganiro cyabereye kuri TikTok mu buryo bwa live yagize ati, nanjye amakuru y'imihanda avuga ko bashwanye batandukanye. Ubwo ndavuga Kimenyi na Muyango, nanjye niyo makuru numva. Amakuru avugwa nuko batandukanijwe nuko Muyango akundana na DJ Brian. Iba ariko Brian yabyamaganiye kure, avuga ko we no Muyango bahuzwa n'akazi. Ati ndarengana, njye na Muyango turakorana, dukorana kuwa 4 no kuwa 5. Ntabwo Muyango aransoma no kwitama bisanzwe, nta nubwo arazi wanjye wenyine. Yahaje rimwe ari kumwe n'umugabo. Inshuro zose nagiye kwa Muyango, Kimenyi nawe yari ahari. Ku byo kuryamana na Brian, Muyango yavuze ko ari urwitwazo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire umugabo. Ati urwo rwitwazo rwo kuryamana na DJ Brian narwo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjire iwanjye. Ubwa mbere yabanje agerageza iby'umugabo biramunanira, ubwa kabiri azana Brian, ubwa gatatu atangira kujyamagara abantu anteranye. Icyo nagusaba Keza ni ukuba umuntu ukareka ibyo bintu. Mu kunyomoza ibyo Muyango yavuze, Keza yahise ashyira hanze amajwi ya Kimenyi ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore. Showbiz News Rwanda.